ese birashoboka ko dushobora kubona ubwami bw'Imana, ubwami bwa Kristo tukiri muri nosi? Ijambo ry'Imana ritubwira ko ubwami bw'isi buratuzengurutse hose, ariko turi impumyi ntitububona. Mu ijambo ry'Imana baratubwira ngo ushobora kwimura imisozi. Iyo abantu bumvishe ngo kwimura imisozi, birirwa bazi ko ahari ari ugufata umusozi ukura ukuteye ukawimura ukawuvana ibumoso ukawujyana iburyo. No, ntabwo ari byo. Kwimura imisozi baba bakubwira mu ijambo ry'Imana ni ibibazo byawe uhura nabyo mu buzima. Niyo misozi bakubwira ugomba kwimura. Ni gute uyimura rero? Iyo ubwiye umusozi ngo imuka, uriya musozi kiriya kibazo ufite ukimura ute? Nta kundi ukimura rero usibye imitekerereze n'ibyifuzo biva ku mutima wawe. Umutwe wawe n'umutima wawe ubashije ubifata ukabishyira hamwe bigakurikira inzira imwe, niko wimura iyo misozi. Rero mu rugero, buri teka ujya gukora ikintu, turakubwira ngo jyayo, umutima ukakubwira ngo uretse cyangwa ntugire. Byanze bikunze aho habiri, weho nk'umuntu ubuzi neza ikibi n'ikiza, ariko kubera ko umubiri ugushuka ureba inyungu zihuse tubonamo, usuzugura kwa kuri ugahita ukurikira ikibi. Nuko rero aho kugira ngo wimure imisozi, ahubwo ya misozi yikuba 5, 10, kubera ko wakurikiye indonke n'indamu zihuse utarebye kure. Kuko Imana burya ikintu yaduhishe n'igihe. Fata igihe kirekire baravuga ati okay, nikanimara nihangane mbabazo gato kino gihe, ariko nzi neza ko nyuma y'uyu musozi hari umucyo. Nuko rero wimura imisozi ukavuga uti nemere ihangane, iteme iki cyiza ngo cyazatinda gusoza, ariko nkurikire Mwuka Wera. Ibyo nibyo nita gukurikira Mwuka Wera ukibyumva umwanya. Iyo ikintu kibaye hita gukurikira Mwuka Wera. Mwuka Wera yatubwira ati no, ikintu cyane tugikurikira rero. Nuko rero ufata ibitekerezo n'ibyifuzo byawe ukabigira umwe. Nuko nguko ni imisozi y'ibanga y'ubuzima. Byaratunaniye bikatunanira, niyo mpamvu ibibazo uti iki bitunanira. Ibisubizo nagitanze, nta yindi mpamvu binanira abantu nuko iteka bahitamo gukurikira ikibi cya satani bakanga gukurikira Imana. Imana niryo banga ry'ubuzima. Ibyo bintu nabivunga ejo bundi, mbona ko niryo banga ry'ubuzima. Imyaka yose twabayeho, ibyo twiruka muri byo, nta rindi banga ry'ubuzima usibye gukurikira rya jwi ry'Umwuka Wera bari kurimo kugira ngo no, ikintu cyiza gikurikira. Nuvuga ngo uramutse ugikurikiye 99%, 100%, niko wagira umudendezo ukabona ubwami bw'Imana uri muri nosi. Kuki bitunanira rero? Biratunanira kubera wa mubiri udushuka ukatujyana mu buyobe bw'indonke za vuba vuba, ariko tukibagirwa ko kwihangana ari gukoresha. Bavuga nti rero ese birashobokera ko twareka ibyaha tukabifasha hasi? Dushobora gufasha ibyaha hasi hanyuma byoneze gukora mvuga nibaza nti ese niba abantu babasha gukontorora ibyabo bakabasha gukontorora isi yose bakahita ibyo bayitera, ni gute tunanirwa gukontorora ibyaha ngo tubifashe hasi? Ibaze ibisubize, nubona igisubizo nzi neza ko kigufasha kwimura iyo misozi yawe ikuri imbere. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.